indi ugiye kubyara kandi kana wowe kubera ndabizi se njye ni amakuru make nagiye nkurura uko biri kose niba utwite ntabwo byantungura kukubana n'umugabo abantu barakubwiye ngo ndatwite sibwo ninde wabikubwiye we ako njye mba numva nanjye naziterera inda umwana nkibyarira akana bwira inbox nyine igihe twamutungurira oya ntari buzandahure fresh mwana uyu mwana abandi se uyu ni ukuntu uyu mwana azaba ari murusi ari muri ngo oya nibwo ibaze ko aribwo tugiye guteka ibya nijoro ubwo dusoje agana wari mbwa ari gutaha mwana wacu mumugize umukinnyi wa filime kuki witwa buri kantu kandi uri kinini none se wumva nari bwite buri kintu none ndetse noneho uziyite nyine buri kintu oyanjye nitwa buri kantu mwana ntabwo arishyura puranka neri nari maze iminsi ndi bize nari kubaha puranka ndi kubategura indi filime nziza bita imbaraga za mama ariko ubu kuyitegura byarangiye asigaye kuyishutinga ubu ndababwira ngo na buri kantu nzamuha indi puranka ya kabiri ndi kubategurira puranka y'ibintu by'imisi wagege uzi ko hatuma abantu bavuga ngo gufata umuntu nka Miki ngo ntumuhe ngo bikugira umuke ibaze nyine ngiye kukwisabira ntumu ubwo se ahantu utandukaniye n'abageye seriye baravuze tumona ati mwana ushobora kuba uri umutinganyi ukaba utarimo urabyemera ati wowe umwana arakubwira ngo aguhe muri babiri muri mwenyine aho kugira ngo urambikishe undi mwana urazana ubuntu bw'amaneno nanjye narebye ndavuga ntibanza koko rwose bagiye kumimbira kandi njye ndakora mwana njye ndakora shama ibaze ko narwaye ntunsure uri kumva kandi narwaye akaguru sinyipfa kugenda ndongo nari kukwereka ko yarwaye akaguru kandi uri umunyamitwe wa mukobwa we umujuru se wawugwaye ariko iyo ni furitamu cyangwa ni labere yisize ni ruje nisize ruje nawe ndamusiga ariko iyiwe yayiriye none wandusha umunwa bazi ko bandushije umunwa ku myaka y'ibiri gusa ndusha kuvuga bwira abantu ko bakunda ahubwo hari abantu bari barimo baragenda bambwira yuko ngo ushobora kuba ngo ugiye kubyara kandi kana indi ugiye kubyara kandi kana wowe kubera ndabizi se njye ni amakuru make nagiye nkurura uzi ko njyewe uri mu bantu ba mbere nabibwira regura inshuti yanjye njyewe rero naravuze n'ibyayo byose uko biri kose niba utwite ntabwo byantungura kukubana n'umugabo abantu barakubwiye ngo ndatwite sibwo ninde wabikubwiye we ndimo ndamukurura ngo numve yuko yaza vuba vuba ariko nkumva ntari kuza ariko uwo muntu si ushaka kuba birimo ndaza gake ntwite ntaribi kuko ntabwo ndi umukobwa ndi umumama mfite umugabo ariko ntabwo ntwite ase babona ngiye ntwite nabibabwira abantu mu nkunda nkabereka nagiye kwipimisha inda yanzonze ibintu byose nkabibereka umugeni nabibereka rero nta kintu kirimo ariko ukuntu muri kubimbwira cyane bimeze nk'ibyenda kuba ako njye mba numva nanjye naziterera inda umwana nkibyarira akana nkazashaka byibuze mfite reba umwana wanjye ukuntu amaze kungana ubu se umuntu wanze umukobwa twatwitiye rimwe akayivanamo ubu warakujije kuko kubyara bigora ni nko kugira ute kubyara biragora mwana aratashye bebe uzanye indi mashini yego
ariko ndo uyu mugabo do azanye ushaka gutunga amamashini angahe Cyerekana umurira kwa Eric Tik. none ubisizemo ifoto yanjye unyagize kwa yindi wayikuyemo Kujari ifoto ya. basando bari he Iyo ni cyo basize ku minwa. ya dore kadi be bika kadi yari yaherekeje abakinnyi Bazana machine copy. buri kantu baramubwiye ngo ndatwite yari yaherekeje abashyitsi bika izo kadi be umva ni danje mwana wanjye dore ndananiwe ko numvishe umuntu uvuga nka Gasaro reka munyerekezeho njyewe uzi ko uri umusazi siko turi live abantu 100 bro bakakubona Ngo binyerekeze. nari ngiye mureka ngakwe Beni agasaro shu nagariwe mani numwana nirinda buke buke ya nge namaze kumva Gasaro kandi nge Agasaro nge ndashaka yuko ariwe tuzakinana iriya pura ngo na sawa TV ngo ndamwumvishe ni Kiroso umva please